mwese turabasuhuje kandi dukomeze tubifurize ibihe byiza. Nitwa Ferdinand Uwimana, twinjiye muri gahunda ikiganiro Isiyano mu ngingo zikomeje kuvugwa cyane hirya no hino mu isi, ariko turibana hano ku mugabane wa Afurika mu kwishakamo ibisubizo, Afurika mu kwikemurira ibibazo, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Siri ni ijambo abanyafurika bumva neza uburemere bwaryo. Turi kumwe n'abahanga bakurikirana cyane ibibera hano ku mugabane wa Afurika, abahanga bakurikirana iby'ubukungu bwa Afurika, bakurikirana iby'imiyoborere ya Afurika. Afurika irabura iki kugira ngo yishakemo ubushobozi? Afurika yishakemo imbaraga ishyize hamwe ikemura ibibazo ifite, idategereje ko hari undi uzaturuka ikantarangiye akaza kubikemura. Niyo mpamvu turi kumwe n'abahanga, turi kumwe na Ambasaderi Joseph Mutaboba, yabaye mu bihugu bitandukanye akunda Afurika, yagiyemo cyane. Ambassador, umeze neza? Meze neza Ferdinand. Turi kumwe kandi na Dr. Eric Ndushabandi, n'umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza imiyoborere ya Afurika, yikurikirana umunsi ku munsi. Dr. Ndushabandi, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Ferdinand. Yego. Turi kumwe kandi na Denis Karera, nawe yakurikirana cyane ibirebana n'ubukungu, nawe agiye kubidufashamo. Denis Karera, mumeze neza? Duhere kuri Ambasaderi Mutaboba. Abanyafurika bumva neza uburemere bw'ijambo cyangwa se bw'insigamigani ya kimuhana kazi imvura ihise, ku buryo bahora batekereza kwishakamo ibisubizo. Sinzi niba bose babyumva kimwe, ariko umuntu umugani w'ikinyarwanda, akimuhana kazi imvura ihise mu Rwanda turabizi, tuzi ko ibyo ari byo, kandi iyo ubizi uko akimuhana kazi imvura ihise ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo nubwo imvura igwa, yaba y'amahindu yaba imvura y'umuhindo ukomeye, urakomeza ugashaka igisubizo ku buryo uti sindara ubusa, abana ntibarara ubusa. Ibyo nkeneye ni ibi, ngomba kubibona byanze bikunze. So ugomba kubitekereza kandi ukabikora, ariko cyane cyane kubitekerezaho, kuko hari abantu benshi batabitekerezaho, batabyibuka, batabizirikana. Ibivuze Afurika ni uko mbona batabizirikana rwose, babizi. Akaba azi ko ari undi muntu uza kumutekerereza cyangwa uza kubimuha, kubera benda batumenyereje bitari byiza, ariko tugomba kuvamo byanze bikunze. No guhiturana, niba Abanyarwanda tuzi ko akimuhana kazi imvura ihise, twakabiguye n'abandi nabo bakabyibuka, kuko n'ubundi nabo bagomba kuba babizi. Sinzi kubita ngo ibicucu niba barabizi, ariko ntabwo babikora nk'uko byakagombye gukorwa. Hari abakitirira ibibazo bya Afurika ubukoroni bumaze imyaka irenga 60, bati nicyo kibitera, ibisigisi bigiye biracyahari. Dr. Eric Ndushabandi, hari abatuganira bakavuga bati iyo urebye Afurika n'ubundi raho yakagombye kubiri, nawe ni kubibona? Murakoze Ferdinand. Nagira ngo tuvuge Afurika icyo ari cyo. Turi kuvuga Afurika iyihe ihagaze ite muri iki gihe, kugira ngo inashobore kuba yakwishakamo ibisubizo. Reka mvuge nk'ingingo nkeya zigaragara ko yenda kugira ngo twumve neza kuba Afurika yava nk'iri, aho byahungabaniye ikibura, kugira ngo n'ubu tuze kumva mu ngingo ya kabiri icyakorwa kugira ngo twihaze. Ingingo ya mbere navuga ni bijyanye n'abo turibo nk'Abanyafurika. Byarasenyutse, ni identity yacu, ni umuco wacu, ni indangagaciro zacu. Ibyo bisigisi by'ubukoroni byagiye bituvanaho izo mbaraga zose, aho tuvoma imico myiza, aho tuvoma ibikorwa byiza byagiye biteza imbere, binatuma tureba ubukungu bwihariye kamere twifitemo nk'abantu. None bigatuma iyo mudafite identity imwe, mutakaza n'imbaraga. Icya kabiri ni imiyoborere mibi y'ibijyanye n'ubukungu. Ubwo ndavuga ruswa, kudagira umuco wo gutanga umusoro, wo kwakira umusoro, ku buryo iyo waba ufite akava imuhana, waba ufite gahunda y'uko ugenda utera intambwe ukagabanya, wishakamo ubushobozi binyuze mu misoro, ni education, no kwigisha, ariko cyane cyane no kugira inzego zikora ku buryo umusoro waba utabangamiye ubukungu bw'igihugu,
cyangwa bw'umuntu ku giti cye. Ikindi ni politike mpuzamahanga kugira ngo wigenge mu bukungu wishakemo ibisubizo biteganywa na politike mpuzamahanga, icyo bita politike étrangère cyangwa foreign policy cyangwa se politike y'ubuhahirane n'ibindi bihugu. Iyo uwo murongo udahamye kandi ngo uwuhameho, bihora bihungabana buri gihe, kuko n'ibivuye hanze biza bikunganira, biza bidasanga ufite umuyoboro udahamye. Ubwo ndavuga ngo ni nka coordination y'imfashanyo ziva hanze cyangwa ibyo dupfana hanze. Iyo utabikordoniye bigera mu gihugu bikajya henshi, ukagira ngo byagize icyo bigeraho, ariko nyuma yaho ntuze kumenya aho byarangiriye. Mubonye ko u Rwanda muri politiki yo guhuriza hamwe iyo cooperation cyangwa se ubwo buhahirane bigahabwa umurongo bigendeye kuri priorite z'igihugu, priorite z'icyo Kinyarwanda, ibyihutirwa uko wabiteganyije ndetse no ku murongo w'igihe bizamara kugira ngo bigire impact cyangwa se bigire ingaruka nziza mu gihe kirekire. Ni ukuvuga ako kajagari k'imfashanyo kimuhana kaje bituma buri gihe uhora hamwe utatera imbere. Ubwo navuga n'ingingo noneho y'amakimbirane cyangwa se intambara zihoraho zituma duhora muri za transition, inzibacyuho, duhora dufite inzego zidakomeye ngo zirambe. Ubwo ni za transitional justice cyangwa se za ibihe byo kuva mu bihe bikomeye by'intambara, ukuntu uhitamo za politike utazihitiyemo ugategereza ko abandi baza kuziguhitiramo, harimo ndetse n'uburemere bw'amadeni menshi. Icyo gihe urabona koko akavuye hanze karaza, ariko kuba utihitiyemo za politiki ngo zigendere kuri kamere y'igihugu, kuri kamere y'umuco, kuri kamere y'ubukungu bw'igihugu uko buteye, ndetse ububyaze amahirwe, ariko wanabishingiye ku benegihugu bose, ubukungu busangiwe. Iyo busangiwe n'abenegihugu bakoresha imbaraga zose kugira ngo ubwa bukungu butere imbere, ubwo n'ababandi basora bakaba benshi. Icya nyuma ni redistribution, ubushake bwa bukungu, ariko wajya kubusangiza igihugu ukibanda ahari ubwoko bumwe, ukibanda ahari akarere kamwe, ndetse ntibisangizwe igihugu ngo bigire ingaruka nziza ku benegihugu. Ubwo rero iyo mauvaise gestion, uko kujera nabi uwo bukungu, uzahora uri muri dependance buri gihe. Ubwo rero bisabye gukosora ibyo byose, none bigatuma noneho ukanga gukemurira ikibazo, ubanza ugakemura ibijyanye n'amategeko yaba mu gihugu yaba mpuzamahanga, ndetse no kubaka inzego zihamye ku buryo ubukungu bw'igihugu bugenda buzamuka. Ubushakashatsi bugomba gukorwa icyo gihe, buri gihe imibare igatangwa, naho ubundi hari ibihugu byo muri Afurika byinshi bitanagira imibare. Noneho tukongeraho cya kiri cy'ubuhahirane, ndagisigira bwana Denis Sarera mukuru wanjye. Ubuhahirane kuba budahari ntitumenye n'amahirwe ari iruhande aho muri Afurika, tugahora turangamiye ibiva hanze. Noneho ukabasanga dufite ibikingi mu mirima idahingwa, ubukungu bwo mu butaka butabyazwa umusaruro, yuko turangariye muri ibyo byihuta biza byakavuye hanze. Reka mbeshoreje aho ngaho ndakomeza. Yego, mbere ko Denis Karera atubwira ibi bijyanye n'ubuhahirane warukomojeho, none aranatubwira niba kuko Afurika ifite n'ibintu bitandukanye byayifasha mu kwibonera ibisubizo by'ibibazo ifite. Reka ambasaderi Mutababanzi agaruka ku bijyanye na politiki na diplomasi wari ubikomojeho, inzego zijegajega hamwe na hamwe muri Afurika, politiki mpuzamahanga nayo itari ku rwego nyine narwo ruhamye, no kugira n'ibibazo bya ruswa nabyo biri mu bihugu bitandukanye. Ambasaderi Mutaba, ibyo byose iyo bihuje nk'uko Dr. Nshabanda bivuze, ko Abanyafurika n'igihe cyose barabiganira, no mu nama zitandukanye barabiganira, bakabivuga, bakabisubiramo, no kutumva uburemere bwabyo, no ku Afurika yemeye ko ishobora kuba muri ibyo bintu iteka
ikibazo ni ikihe mu by'ukuri? nemeza ko ikibazo ari imyumvire n'imyitwarire y'abanyafurika muri rusange ku bibazo bibareba, ku bibazo bibugarije, noneho bakavuga bati dore ikibazo dufite ni iki. Ako kantu ko kubanza kwibaza akisubiza ntabwo ari benshi babikora. Ntabwo ari benshi bavuga bati mureke dufungura amaso twireba aho kureba abandi, tubanze twirebe nk'igihugu cy'u Rwanda n'urugero. Ibibazo dufite ni ibihe? Ibibazo dufite twitera ni ibihe? Ibi duterwa n'abandi cyangwa n'ibindi bintu ni ibihe? Tukubuye tuvuga tuti dore twugarije ngibi. Ubundi nunganira Dr. Ndushabande, iyo ukora ibintu nk'ibyo ureba ibintu bikomeye nabi nk'igihugu, internal threats, les menaces internes zaho, harimo ubukene, harimo ubujiji, harimo ibintu byose. Noneho ukabona external threats, ibintu biturutse hanze, utewe n'abaturanyi, utewe n'ibindi bihugu biri kure ariko muri Afurika, utewe n'ibindi bihugu nka biriya bifite inyungu bavuga ko aribo bagomba kubanza bakabona isahani ya mbere gutyo. So ibyo byose iyo uticaye ngo bimenye unabireba ubishyire ku munzani uvuga uti ibiremereye ni ibi, mu gihe utazaba washoboye kudefinisa ibibazo ufite ntushobora kwishakira ibisubizo byuzuye. Icyo kintu cyawe twakagombye kubishakira mu muco wacu, tukabishakira mu mategeko yacu. Amategeko yo bagiye banayahindura, ayo twakoreshaga kera bayahaye amazina ngo ni mu cyongereza ngo ni customary laws, kugira ngo berekane ko ayo mategeko atari kimwe n'ayabo, n'abaje kutuyobora kiriya gihe. Ariko twakagombye kwibuka ko ayo mategeko yadutunze, yatubeshejeho, yatuyoboye imyaka ibihumbi n'ibihumbi mbere y'uko abo bantu baza. Rero tureba niyo twaheragaho tuvuga tuti mwana dore ibyo ugomba gukora, nutabikora uzahanwa n'ibi. Ibyo ngibyo twabyibagiwe kubera ko bazanyemo andi mategeko ngo afite akazina keza, les lois modernes. Ariko ayo mategeko twagenderagaho niyo twigishaga uko twubaha, uko twubahana, nuko tugira kirazira kuvuga ngo ibi sinshobora kubikora. Ibyo bintu byarashize rero. Kuba byarashize ni amakosa yacu, ariko n'amakosa y'abatusagariye bakadukoloniza batatubajije. Iyo baza kutubaza bashobora kudukoloniza ariko batadukuyeho amategeko yacu, batadukuyeho imico yacu. Iyo babaza ntabwo byari gukunda. Icyo nkubwira. So urumva ko ibyo byose tugomba kwicara tukabicoca, tukabitekereza, tukavuga tuti mu gihe cyose tuzaba dufite icyo kibazo cyo kwibuka ibibazo byacu ngo tubishake ibisubizo mu buryo twiyumvamo, icyo kintu nitutakigira bizakomeza bitugore kandi biracyari ikibazo. Yego, urakoze cyane Ambasaderi Mutaboba. Denis Karera, ubundi Afurika ifite ubushake bwo kwikura mu bibazo ifite bikitsikamiye bituma abantu bavuga ko hari umugabane wasigaye inyuma udatera imbere w'ibibazo? Abanyafurika bafite ubushake bwo kubivamo? Icyo ni ikibazo cyiza kandi gikwiriye kubazwa abanyafurika bose, mu bihugu byose, mu byiciro byose by'abantu, ari abakuze, ari abari hagati, ari abatoya. Ubwo bushake burahari, dukwiye kukibaza tukareba umupaka w'u Rwanda, tukakibaza ku mupaka wa region, tugasaba na region zindi kuzibaza, kwibaza muri region zazo, tukakibaza no ku mugabane wa Afurika. Dufite ubushake? Niba tunabufite, dufite gahunda yo gukura ubushake mu bitekerezo, kubushyira mu ngiro. Twebwe mu Rwanda hano tugira gahunda yacu, imvugo niyo ngiro. Ese niko bigenda n'ahandi? Rero nahera aho ngaho nkubwira ko iyo ugenzuye ibihugu byinshi muri Afurika hano, imvugo ntabwo ariyo ngiro. Ibivugwa ni byinshi, n'ibibikwa mu kabati n'iyo gahari nabyo ni byinshi cyane. Ntabwo nk'urugero twaheraho muri region yacu hano muri East Africa.
ubushake ngira ngo uhore ubukigira hano ujye ubibona umaze kubona amanama ayitwa ya East Africa abaho yaba yabereye i Kigali abera Arusha buri munsi abera mu bihugu byose bya East Africa ahuza abakuru b'ibihugu ahuza abaminisitiri yewe hari n'inteko ya East Africa Parlement ya East Africa yicara Arusha buri gihugu kigira abadepite ubona ko bitari rwose baganira ibiki ibyo baganira bishyirwa mu bikorwa bikemura iki ubu nakubwira neza shingiye kandi ku mibare ko kuva East African Community yabyutswa ubundi wishe bitari mu ya kera natwe kuva aho twagiriyemo mu byemezo byose byaganiriwe ibimaze gushyirwa mu bikorwa ni 40% gusa 60% ntabwo byakozwe kandi turacyahura twongera tugahura tukaganira rimwe na rimwe ibyo tuganira bisigara muri icyo cyumba cy'inama kandi ku nzego zose abakuru b'ibihugu bajya bahura bakaganira abatekinisiye bakurikiye hasi bakabibika bikaguma aho ngaho so ukwibaza niba tumaze imyaka bigiye kuba 20 ya East Africa tumaze gushyira mu bikorwa 40% gusa no kuvuga tuzakenera indi 20 kugera kuri 80% ngo tugeze imyaka 40 wumve bitesi Afrika igenderaho mfatiye ku rugero rwa rugeno yonyine no kuvuga imyaka 80 wongereho indi 20 so twakenera imyaka 100 kugira ngo ibyemezo byose twemeza bishyirwa mu bikorwa ariko nabwo hari ubushake ubwo uranyumvira ibyo bintu ibyo ari byo rero navuga ngo hari mu bushake abantu bamwe barabutekereza bakanabuganira iyo ugiye muri biganiro muri sale z'amanama haba harimo ibiganiro byiza cyane ubu byose ngira ngo uburyo bushya bwaraje mwese mujya mubona hari abahanga mu biganiro muri za pano muri za presentation ku mbuga nkoranyambaga za pepa zateguwe neza abahanga muri region yacu hano harimo abahanga bateye ubwoba ariko bishyirwa mu bikorwa ryari ahanini rero abantu bivuze wenda bagira ngo ni ukwikubira cyangwa no kuvuga wishyira jewe mbona twebwe igihugu cy'u Rwanda kiri ari cyo kwigiraho ibintu byinshi na bagenzi bacu batabishyizemo amarangamutima batabishyizemo ishyari batabishyizemo bakavuga ati ahantu hari ikintu cyiza ntacyo kigutwara kukiga nawe ukagikora wateguye ikintu wateguye gahunda yo gukora runaka ese uzayikora ryari wishyira mu bikorwa ryari unagenzura ute ko wayishyizemo niba yarananiranye yananijwe n'iki rero Afurika rubaje uti ubushake burahari nkeka ahanini nguhaye niyo mibare ubushake burahari niko nkeka ibyifuzo ni byiza ntabanga ibibi ariko ubushake bwo kubishyira mu bikorwa buri kuri 40% uhereye kuri region yacu kubera iki kubera impamvu nyinshi icya mbere ni mindset imyumvire hari ikintu cyitwa mindset ni ikintu kibi cyane mindset imyumvire iyo ari mibi irakoroniza burya ku nzego zose kandi iyo bihereye ibukuru bikamanuka umwe uhereye ibukuru ugenda ukwira hose rero icyo ni ikibazo tubanye nacyo turakizi gushyira mu bikorwa ibintu nta gahunda ubibonamo rwose bitera rero mindset mbi iyo mindset iterwa n'iki kuri jewe ngira ngo basara mutaba bikomejeho gato hari ikintu cyabayeho cya colonialism twanyuzeho abantu baradukolonije bataradusabye uruhushya baratugabana nk'abagabana umugati ku isahane utwara agace utwara kanini utwara ikingana gute ariko na nyuma yaho haje ibyitwa neo colonialism gukurikirana ibyakozwe mbere kureba ko noneho ibya bindi bitaranduka burundu nubwo twanyuze mu byo twise independence muri za 60 ariko icya mbere ntibyabashimishije abari baradugabanye batatubajije bitabashimishije rero bashatse izindi nzira cyangwa n'amayeri reka dukolonize imitwe ya bamwe muri aba reka imitekerereze yabo tuyihindure ubu ndakubwiza kandi ibyo namaze kwiyumvira no kwibonera ushobora no kuvugana n'umuntu mu bihugu bimwe nashaka kuvuga amazina
ariko ngira ngo basere mutabayemo cyane muri West Africa. Yego. Muri West Africa ushobora no kuvuga umuntu akakubwira uhura n'umuntu yewe nahuye nawe twaranaganiriye atari umwe atari babiri akakubwira ngo cyane ari uziko sunika hino hejuru gato zikaba ndende akakubwira ngo je suis français kikugenda mu Faransa ukabona rwose biramushimishije mbega anakwereka ngo atandukanyeho gato nawe ari ku rundi rwego we ni français je suis français none ukarimo none kwibaza nk'uyu utekereza gutya ubu France kuba mu Faransa bimushyize ku rundi rwego ariko uri muri kimwe muri ibyo bihugu bivuye mu bya Afurika aho turuka iwanyu nta muhanda ujyayo ariko uri umufaransa iwanyu ntibivuza nta ivuriro ribayo nta kwiga kubayo urabizi ko hari amashuri akiba mu biti sinzi ko mubizi muri Afurika hano West Africa n'ahandi hatari kure amashuri y'ibyatsi hano hakuriye ku kivu hano urabizi njye nyabona amashuri abana bicara munsi y'igiti niho bikigira ukibaza rero ubwo rero nari nshyize kuri mindset yagiye muri neocolonialism hakaba abantu biyumva ko bo bari ku rwego ariko wende umutwe barawucapturinze umutwe barawukolonije uracyaba kubagiye ariko umubiri rero ntabwo wikoresha wonyine umubiri ukenera gukoresha umutwe ibyo watekereje ikindi rero cyabaye usibye neocolonialism habaye ikintu cyitwa dependence syndrome ikintu cyo kumva ko mutwunzwe n'abandi nacyo kiba muri mindset gutungwa n'abandi inkunga haze n'imwe turabigira amagambo hadutse amagambo yabo neza fashanyo inkunga bafatanyabikorwa iki twigeze kugira igihe ibihe nako muri iki gihugu cyacu tuci nyuma ya genocide myaka yabanje ngira ngo hafi 10 igihugu cyaragizwe cy'abantu ngo nabagira neza kirigo hose ukarigo babona amamodoka yari ndetse yanditse ibyapa binini cyane mugira neza wiki ariko seregera neza ubu nubugira neza bwo wankanguye ibyo ukora nkabyikorera aho kuza kubinkorera ikibazo nuko muri kiye bihari wenda muri iyo myaka hari ubwo byakumvikanamo nubuse ubu rero ubu nabwo nakubwiye mindset rega ntabwo irahinduka burundu nigeze njya mu manama hano menshi yatandukanye mu byaro kera hakiri za commune na nyuma hari uturere n'iki abantu bagasaba ONG yaje aho ngaho munakamanika ati nanjye nashaka wazi dushimye ko mwatuzaniye ibi nibi ariko twagira ngo mugireho haraho bakiye abantu amazu yo kubamo badafite abajumbi umuntu abari ku kuboko mari nicaho ati nasabaga ko mwanagishiraho n'agatandaro ko kwandika amasahane mwanagishiriraho na tekereza urasaba baguhaye icumbi utarakwishyiraho n'agatandaro wowe se uratekereza iki rero mindset ni ikintu kibi cyane abantu tugomba guhambuka muri Afurika mindset yacu reke niyo colonialism dependence syndrome ikintu cyo kumva ngo baragutunze ariko baragutunze kubera iki kuki udashoboye kuki udashoboye sizine bafite umwanya ibyo byo kudashobora reka ubikomozeho mu kanya ahubwo kuri cy'iyo myumvire nkibaze Dr. Eric Ndushabandi kuko n'umushakashatsi nabyo yigisha muri kaminuza Dr. Ndushabandi ku imyaka irenga 60 byitwa ku bihugu bya Afurika byigenga bibonye ubwigenge kugeza n'ubu ngubu koko ikibazo cy'imyumvire abanyafurika bafite gitwererwa abandi bumve yuko ntaho barigeza mu kwikemurira ibyo bibazo bafite ntago bashobora kubyigubatura mu by'ukuri bakomeza batekereze gutya murakoze cyane bwana Denis amaze kuvuga ko ari syndrome ni nk'akantu gasesera kakajya kure mu mitekerereze no mu myumvire ya muntu ariko hari umuntu yabisubiza mu buryo bubiri cya mbere nuko ayo mahanga atubwira ko adufasha nibyo koko burya muri agenda yabo nuko harimo nuko byakomeza ubwo ukaguma muri ya dependance niyo ari amadeni y'igihe kirekire badushiraho tukemera nyine kuko nta kundi tutashoboye kubona ubwo bukungu bw'igihugu biri muri agenda ya international system ikora
cyane cyane ko hari icyo bategereje baza bakafata natural resources zo muri Afurika kandi bigenda gukomera muri iyi myaka mu gihe tuvuga ngo turi muri transition ya energy ya environment. Iyo tendance iyo nzira izakomeza, ubwo no kukugumisha muri iyo dependance bituma unarekura ya mitungo kamere wakagombye kubyaza umusaruro, ndetse ukagira n'ibyo utunganya bigatunganyirizwa iwawe ntibiguhende ujya kubigura kandi matière première cyangwa se natural resources zaravuye iwawe. Iyo dynamique rero izakomeza kandi ni nayo realism muri international cooperation, niko bizakomeza. Ahubwo ku rundi ruhande icyo nari nshaka kuvuga ikijyanye n'imyumvire, education system byaratwokamye ibyo ngibyo twavugaga bya colonial legacy cyangwa se imperialism, ku buryo tutarigobotora imyigire n'imyigishirize. N'ubu nicaye i Butare ndi kwigisha African contemporary politics. Usanga systeme y'imyigishirize yacu usibye kuri content n'indimi na methodology dukoresha, umwiga atagira uruhare mu byo yigishwa, ku buryo binaba kwimenyereza umurimo no kwivana no kusimba umurimo. Iyo mirerere iyo myigishirize niyo ikiranga Afurika mu bihugu byinshi. Porogaramu ndetse kuri bamwe ntabwo ari iz'ibihugu byabo, ni porogaramu ziba ziturutse hanze. Ubwo aho imyumvire yakagombye guhindukira ni aho ngaho, kuko ahari nk'uburezi busangiwe na bose byakagombye gufata igice kinini cy'Abanyafurika. Ariko wareba hanze y'amashuri ukareba abaturage, nanjye kuvuga benshi twangirijwe n'iyo mitekerereze n'iyo myumvire yo kubona ko akimuhane ko kazatubeshaho, bigatuma noneho turangwa nanjye kuvuga n'ubunebwe. Ubunebwe ni iki? Ni ukudakoresha igihe no kubyaza umusaruro ibituri hafi, ku buryo uwo muco wa entrepreneurship uwo muco waramanutse cyane, ku buryo niyo umwohereje mu mashuri ari ya professional na technical aba yifuza ngo kwambara ikoti yicare mu biro cyangwa se gusaba akazi aho kugira ngo agahimbe. Ibyo rero ni wa muntu uri mu ishuri, ni wa undi utari mu ishuri. Reka dufate ndetse n'Abanyafurika benshi ikibatunze ibyo bakora ni ubuhinzi. Iyo urebye inzira y'ubuhinzi usanga imikorere y'ubuhinzi icyari yindi ya kera mu bihugu byinshi. Ntabwo dushaka guhindura, turacyazizwe no kutagira za politiki zigenga ubutaka. Mu Rwanda twateye imbere, turacyazizwe no kumva ko ugomba guhinga gakondo, ndetse ihinga biteye imbere ukoresha imbuto n'imborera cyangwa se ifumbire mvaruganda. Niyo tubiganyemo muzarebe amadeni ibihugu tuba dufite kubera ziriya mbuto, kubera ziriya fertilizers bitajyanye necessarily n'ubukungu buri kuzamuka mu gihugu, productivity. Iyo ntambara iri hagati ya ziriya organization zikomeye zose ziduha ubushobozi buriya bituma biremerera economy zacu, na bwa buhinzi bugahora ari uguhora dutangira, ndetse ubuhinzi ntibube professional ngo bunabe uruhererekanye hagati y'abakuru n'abato, ku buryo source ya economy aho twakagombye kubona umurimo ntabwo ariho abato bagana. Ngira ngaho mbiherukira no mu Rwanda ubwabo imibare yari munsi ya 10% ngira ngo mbaye ntibeshya y'abajene y'abatoya bajya muri uwo murimo. Ariko ukavuga ngo yenda ni service, abenshi bagane service. Service ugasanga nazo kubera kwa kundi kumva ko ugomba gushaka akazi ugasabye utagahimbye na devices dukoresha n'izo service, ugasanga turacyafite umuco kudatanga service nziza ngo dukunde umurimo dukora, yaba mu mahoteli, yaba muri IT, yaba mu bindi byose. Ugasanga hari imbarutso itazamuka tutavanyeho na za politike z'ibihugu byinshi byo muri Afurika bidatanga conducive environment cyangwa se environment nziza yo kugira ngo entrepreneurship, service development, infrastructure. Urabona ko gukora za infrastructure, technology, digital, imihanda,
amazi biriya byose n'umuriro bikenewe kugira ngo serivisi zitere imbere. Turacyafite ikibazo kinini kuri ibyo. Ubwo rero nibyo byose ubona ugasanga imyumvire suko yenda bikeneye disikuru nyinshi. Burya umuturage yumva abonye ingaruka nziza y'ibyo bamubwiye kujya gukora. Iyo rero abigiyemo akabikora akahura n'imbogamizi za bwa bushake bwa politiki bukeya, agahura na corruption, agahura na leta zitamufasha kumva ubukungu n'amahirwe ari hafi ye, agahura na za leta zidashaka gufungura imipaka cyangwa zitorohereza abahaha n'abahahirana hafi aho muri Afurika. Ibyo byose bikabangama, ariko imyumvire navuga ko ntabwo ari uko abanyafurika batumva, ntabwo nemera ko mindset ari ikintu kidahinduka. babyumva babihindura Dr. Ndushabandi, bumva n'ingaruka zabyo. Ni ukuvuga kubyumvira ku ngaruka nziza zibaha. Ubwo rero ugomba guhora uripotinga wereka umuturage amahirwe ari hirya no hino, ubereka mu mibare icyo batangiye gisha n'icyo byongere ku bukungu bw'igihugu. Ibyo byose n'amategeko byose abyubahiriza, abyorohereza umuturage. Nibyo ngibyo navuga impact y'imyumvire guhora twigisha yego, ariko iyo mbonye nka sector y'ubuhinzi kugira ngo abaturage b'u Rwanda bahinge beze bongere umusaruro, ikuvaho crop intensification program igendeyeho, nagize amahirwe yo kubijyamo, urasanga usibye kwigisha harimo no gutegereza resistance bakazibamo, ariko bajya kubona ingaruka zivuyemo uko bisabye buri gihe sensitization, kwigisha ubukangurambaga, bigatanga umusaruro. Rero iyo myumvire ikaba yahinduka buhoro buhoro, babona ingaruka nziza ziba muri bya bintu bashoyemo imari n'imbaraga. Yego, urakoze cyane Dr. tutaraba kuri icyo gitekerezo cya Dr. Ndushabandi, ari icyo nshaka kugarukaho ku bintu bijyanye n'uburezi. yahoze avuga uburezi butigeze buhinduka kuva kiriya gihe kugeza uyu munsi. ni ukuvuga ngo niba imyaka ishize ari 60 tukaba tugifite système d'enseignement uburezi bushingiye ku mwimerere mbese wa gikoroni twabonye kiriya gihe, bikaba bitarahinduka. Icyo ni ikintu tugomba kwibazaho kandi tukisubiza, kuko amakosa yabaye yacu. Iyo ureba nk'uyu munsi ukabona icyo kintu, iyo myumvire idahinduka y'Abanyafurika, yewe ku bwanjye si ngombwa mbaye minisitiri w'uburezi, mbonye okaziyo iyo ari yose ishobora kuba yatuma abantu mbere ku bana bato bashobora kumva ko hari ibigomba guhinduka, aho niho nahera muri enseignement, nahera mu burezi, kuko umwana muto uzigisha ukabimubwira akabyumva kandi ukabimwereka, ukanamwereka wahoze uvuga ibintu by'amafumbire n'ibindi n'imiti batera mu myaka byose ibintu bindi. Iyo urebye umubare wa kanseri ziriho muri iyi minsi ahantu henshi muri Afurika ziterwa n'ibi byose. Ni iby'Abanyafurika ariko by'Abanyafurika ariko ni kwereka babizi bazi ko ari ibyabo nyine, ariko igihe ugiye gufata ibintu uzi ko ari bibi ku buzima bwawe ugakomeza, wowe ugafatwa, umugore ugafatwa, umwe agapfa, abana bagasigara nabo bariho babyakira, mbese bose bikaba uruhererekane, harimo ikintu kitameze neza. ni ukuvuga ngo ya myumvire twahoze tuvuga kare, hari ahantu igera igahagarara abantu ntibarebe kure. aho niho tugomba guhindura system y'uburezi, ukumvisha umuntu kureba ngo dore iki ngiki ntabwo kibaye uyu munsi, cyabaye ku isoko cyangwa ku isowa cyangwa se Dr. Ndushabandi yavuze ko hamwe na hamwe inzego z'ubuyobozi miyoborere nayo ijegajega ku buryo ari ikibazo gikomeye. nabuze uburezi bwonyine ubu ngubu, ariko n'ibindi ni kimwe, izindi sectors zose uburezi ntibwakunda muri uwo murongo mu gihe n'ubuyobozi bujegajega muri rusange. yewe ndabyumva, ariko ubishyize mu burezi ukabyitaho, aho byahindura imyumvire y'abandi bandi.
abana babyumvise, abana b'abajene bakazamuka bakagera ku rwego rwa universite, babyumvise kuva muri primaire bazamuka, ubibatoza bashobora kubyigisha abasaza nkatwe banze kubyumva kubera ya myumvire bakuriyemo cyangwa bakoranye. Iyo bigeze mu rubyiruko noneho bo barahererekanya hagati yabo, biba byoroshye, ntabwo bazasubira inyuma ngo bajye basubire mu byo twaciyemo cyangwa babonye dukora twebwe. Ibyo rero bigomba gutangira kandi bigatangira harimo ingufu kugira ngo abo bana byibura tubakize bya bindi tubona biriho byica Afurika, biriho byica abanyafurika. Denis Karera, hari inama yitabiriye ziganirwa mu buryo bwo gufata imyanzuro ku bibazo bihari, ambassador hamwe hari zo mwitabiriye nyinshi, mwazitabiriye ku rwego rwa Afurika n'ahandi kurenza aho ngaho. Ambassador, ni iki gituma abayobozi bateranira hamwe bakumvikana ibintu ariko ntibabishyira mu bikorwa? Icyo ni ikibazo gikomeye kuko nk'ubu ngubu nigeze kubaho urugero mabwira n'ibyemezo byafatiwe muri African Union. Ubu ngubu aho tugeze hanyuma birenze 2,000, ariko ibyo byemezo byiza unyumve neza ntugire ngo hari na kimwe nyemanga. Ibyemezo byose byagiye bifatwa byiza biri ahantu birabitse keko para somewhere. Niba biri ahantu nta system ihari yo kuvuga ngo inama yo mu 1963 ibyavuzwe mu byari byiza ngibi tutarakora n'uyu munsi. Dore ibyo President Nkrumah yavuze kiragi, dore ibyo Haile Selassie yavuze mu 1963, bikaba bikira aho ngaho nta kimwe kirajya mu bikorwa. Ari ijambo uvuga ngo ni ijambo ryiza, ariko kubishyira mu bikorwa byatunaniye. Ukareba ukavuga uti ibintu byavuzwe mu 1970 n'urugero biri hehe ngibi ko ntayo twabikora habaye iki. So iyo ugiye usubira muri za nyandiko zose urareba ko gutara rwose iki kintu ko bagisubiyemo inshuro 5, 10, 20 kandi ntabwo tugishyira mu bikorwa. Iyo ndwara yo kudashyira mu bikorwa yo indwara ki wavumye abanyafurika ntihakarate. Icyo ni ikintu gikomeye cyane tugomba kusubira kuko iyi nama yaba imwe zaba 3 zaba 10 zaba 30 zaba mu myaka 50 tumaze cyangwa muri 63 muri 2033 tuzaba tugifite cya kibazo tudasubiza. Kuki tudashyira mu bikorwa ibyo twemeje? Cyangwa se abanyafurika ntacyo bafite cyatuma bishakamo ubushobozi bwo gukemura ibibazo bafite? Denis Karera, oya abanyafurika ahubwo reka nkwereke mbugiye gato no kuri kubyo bagenzi banjye bavuze. Icyo mu mashuri yego, ariko ahanini mu mashuri dukurayo formal education, kujijurwa mu masomo yo kwishuri. Ariko muri ariya masomo hari na benshi bavayo ntibashyire mu bikorwa ibyo bagomba gukora. Uzarebe abantu bananirwa gushyira mu bikorwa n'abantu bafite za degrees zikomeye cyane, bafite masters degrees, bafite biki, ariko ubabaza urugero n'ubura guhaye wahindutse akaba Joseph François ubu nafite degree ebyiri n'abandi nk'ibyo. So rero giye bibonera na kind of the mindset n'ikintu cya dependence twakuranye, bikasaba rero ngo mu mashuri ibyo twigisha nabyo bihinduke, he kwigishwamo za nyigisho dusanzwe imibare isanzwe, kuko n'isi yarahindutse. Anyway, isi yarahindutse, uko ibintu bigenda byarahindutse, uko tubaho, uko amasanavuga ko turwara byarahindutse, uko dutera imbere byarahindutse, uko tugenda byarahindutse, uko tuhererekanya amakuru byarahindutse, ibintu byarahindutse. Tugomba rero byose nshaka kujya muri ya timu yo kwitotomba ngo none turabigire gute. Oya, reka kande buto aho bipfira ni hehe. Ndusha abandi yavuzeho ikintu cya leadership, nta handi tutabinyura iruhande, tutagira ikinyabupfura cyinshi tugatakaza point. Ibintu bipfira muri leadership, imiyoborere rwose. Muri ku mugabane wa Afurika wacu nguyu imiyoborere niho bipfira. Yazagira ukubeshya
urumva Afurika yunze ubumwe biro yayo nkuru kuba ibitse ibyemezo ibihumbi 2 none se habuze abashyira mu bikorwa turahari rero ikibazo kiba kiri kuri ku buyobozi hari ikibazo kinini cyane because ibintu ubundi biteza abantu imbere ni iki ibiteza abantu imbere muri rusange ni iki iyo urebye traditionally no muri za economy ibyizwe ni ubutaka land ubutaka n'ubukungu butagira uko bungana dufite uburuta ubw'abandi dufite abo bose ba Europe yose abagira neza bagira neza tubarusha ubutaka icyo kikaba kimwe ariko ibihugu bigakena tukafite ubutaka bwacu tukabukeneramo babandi bafite buto bo bateye imbere tukabita abagira neza tukatangira kubasaba inkunga dufite rero ubutaka bwacu ese tukoresha iki tuzahoraho twishima ngo kwa ubutaka bwacu ubutaka bwiza se uburimo wambaye ubusa burimo baguhambamo gusa barwaye utavurwa ubwo butaka bamaze iki rero dukwiriye kugira ubuyobozi buhindura ubutaka bukabubyaza umusaruro kandi bidatinze tugira ubutaka tugira natural resources umutungo kamere uba muri ubwo butaka turawicaranye abakene bari muri Afurika hangaha haraba muri Kongo hano urabazi abakene nyuma y'abakene iyo ugiye kugira za index zerekana abakene nyakujya aho bari y'abashuri ari munsi y'ibiti cyangwa ntabwo ari kure kandi aba bantu aho ishuri ryo mu giti ryicaye munsi y'icyo giti harimo gold harimo diamond harimo ibindi ahubwo abayishakira abandi bakaza bakacukura wowe ukabacukurira ugapakira bakigendera so dufite ubutaka dufite umutungo kamere uburimo dufite labor abaturage twarabyaye pe Afrika tugeze muri miliyoni zingahe z'abaturage nyirango nka miliyoni 1.4 aha miliyoni tugeze yes 1.4 yes miliyoni 400 dufite human resources zihagije yes so dufite ubutaka tukagira umutungo kamere tukagira n'abantu so nukuvuga abakozi turabafite n'abaguzi barahari aba consumers abatugurira abakakoresheje ibyo dukora byo tubyaza muri ubwo butaka nabo barahari habuze iki rero mu byakera by'ubigisha muri economics bogeraga muri ikintu cyitwa capital bakagera muri ikintu cyitwa organization ntabwo isaba amafaranga oya jewe na mutabo kwiorganiza inkungu twiorganiza mu mirenge yacu hano mu idugudu muri mureke twikorera umuhanda tukusanya amafaranga kuko dushaka kubaho neza dushaka umuhanda mwiza uriho amatara reka so iyo organization ntabwo muri Afurika ibuze ikibuze na ubuyobozi bwiza bwo kuyishyiraho bakanayikurikirana icyo rero dukwiriye kugikora hano yewe twe no kwicara ngo to blaming abandi hari ubwo twicara ngo byose twabigika ku bazungu akaza abazungu ubutaka buri hano ntabwo babutwaye barabudusigaye umutungo kamere uri hano ntabwo tukwiye gusa abatware labor twese turi hano ahubwo iyo tujyayo usanga twaguye mu mazi yabirabura baho twaguye mu mazi tugiye gukurikira batanadushaka kandi twakabaye twikorera imirimo mbwira Afurika kwitashoboye gutanga akazi ku bantu bayivukamo ukurikije ibintu byose dufite noneho icyitwa rero organization nacyo gihunyerera ku buyobozi naho ikibura mwenda ni cya kintu cyitwa capital rero ubu ngubu tugeze muri Afurika yakabaye yizana capital yakabaye yidushakisha rwose batwinginga kuko mu gihe ufite ubutaka ufite umutungo kamere ufite labor abakozi ufite wari organization ufite organization igisigaye bari capital rero yo mfite ibi bine nkuko Afurika tubifite ubu tuyemeje ngo maze ahangaha turi Afurika tuvuge rumwe twebwe nk'ibihugu Afurika mureke tuvuge rumwe tugiye kuvuga ngo ubwo dufite ibi tuzakira uzana capital gusa kandi nawe uzana ku rwego rw'igiciro runaka nako rwa monta runaka ntabwo ari abaduke no tugererega kandi hesha agaciro tugeraho tukanashimishwa n'ubusa tuzanye najyaga mbona hano murakazana kamenete 3 ngo mushyire kuri radio Rwanda bagiye kuri televiziyo ngo mumbizeho nimugoroba babyita kunyurwa amanuma kunyurwa amanuma ibintu byaburebure ugasanga ari byo twogeza rero dukwiriye kuvuga rumwe nk'abanyafurika tuvuge tuti
dufite ubutaka bwacu bavuga rumwe kandi baryana noneho uko kuryana rero si kuryana ni bya bindi nyakubahwa perezida ajya dushyira umugani insenene zafashwe ziri mu gacuma ziryaniramo kandi zose ziri bugwemo zose ziri buri bwishyirezo ntayiri bukire naho dukwiriye rero gushyiraho ikintu cyo kuvuga ko abaza kutugana ku benefitinga kugira icyo bunguka kuri leba yacu ku butaka bwacu ku mutungo kamere wacu ku mazi yacu n'amazi turafite nayo atari make dore twakira gusa ufite billion twashyiraho igiciro $1 billion munsi yaho oya gumiwanye hejuru yaho fine uze no kubabuza kubijyana hanze yes none turababwira n'icyo kintu kivara twavuga ati niyo muje rero ntabwo muza gutwara oya amasezerano avuga ko muraje kuko gifite ibibine uruzanye kimwe cyonyine ibyo uje gukora urabikorera hano abakozi n'abanyafrika ntabwo bakiye mu bwato kujya gusanga iwanyu bagiye kubikorera hano ibyo nibyo byemezo nicyo cyerekezo dukwiye kujyamo bamwe mu banyafrika baracyumva ko bari hasi iyo ni nabivuze kare ni mindset ni ya myumvire mibi dukwiye kwiyumvamo ko hari aho tugo byabihe twakoronijwe yego twarakoronijwe baranakomeje kuneokoloniza kudukomezamo kutugota mu mutwe n'utuntu twaburebure ariko aho dukwiriye kuhava kandi ndakubwiza kuri nta wundi uzahadukura nitwe ubwacu abo ibyo kuryana abaperezida birirwa ngaho vuga bitakwiye abandi bazenguruka ibirere abandi bajya kwaka inguzanyo ngira ngo higeze kuba inama ngira ngo nzari kuganiriye hano higeze kuba inama muri ariko ni hari nka World Economic Forum cyangwa no yari yindi aho hagiye abaperezida bo muri Afrika barenga ngira ngo 30 na abari bajyanywe no gusaba abari batajyanywe no gusaba bari babiri harimo wacu perezida wacu n'undi umwe nibo batari bagiye gusaba abandi bose bagiye gusaba buri muntu ndasaba iki muri rosha yabayeho murabibonye buri muntu wowe tahanaka n'uyu mushakire kado y'inzu isa neza ariko iri ku gipapuro yo really no kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine hari byinshi mu bihugu byagiye ariko iyo ntambara no byose nshaka kublaming intambara rega rwose tutashakira igisubizo aho kizari igisubizo kiri mu y'abanyafrika ubu ngubu narakubwiye amambere dufite amahirwe adasanzwe bavuca umugani buriya chance ntabwo igikomanga kabiri amahirwe buriya iwawe mu rugo nabo komanga kabiri kuko mfite n'ahandi henshi ho kujya yaje mu guhita ufata akomanga rimwe iyo yahohombye iyo utayafatiranye urahomba rero bisaba ngo chance yaraje muri Afrika dufite isoko iri ryafunguye ry'umugabane wa Afrika ndakurahiye nitudakoresha iyi chance yonyine tuzaba turi mu cyongereza babyita cooked bazaba dutetse bazatwarura nk'umutsima cyangwa nk'isupu uko bizagiye hari abari bicungira hafi ko mu gihe ryabashyizwe mu bikorwa uko bikwiye abanyafurika bakanguka nabyo wenda uze kubitubwiraho gato Denis Karera dote ndusha abandi abayobozi ba Afrika baramutse bashyize hamwe bakumvikana icyo bagiye gukora hari uwababwira hari uwababuza kubishyira mu bikorwa akababwira ati ibyo bintu murimo ntabwo ari byo abanyafurika ntabwo muragera kuri urwo rwego hari uwabibabwira yego nawe ya ibihe byarahindutse habaye igihe kirekire ko iyo Afurika yashakaga kugira ubuyobozi bwiyubatse bushingiye kuri viziyo imwe ya Afurika ndetse no gushiraho za gahunda ziri concrete na gahunda zifatika zo kugira ubwo bumwe hagiye habaho kubaca inyuma yo kubisenya no kubirwanya ndetse bamwe banarishwe muri ibyo byose muri iyi ibyo turabizirikana ariko iyo idealistic perspective yo kumva ko Afurika ishobora kugira ijwi rimwe viziyo imwe ndetse bagashaho na gahunda zimwe tugomba gukomeza kuyitekereza ko ari ikenewe koko nubwo tuzi neza ko bitazoroha muri iyi nkubiri ya aho za leta zigikomeye kurusha
za regional blocks, za regional organization. Kuko ubwo bushake naho ngaho bugenda bugaragarira, ariko urabona ko turacyari muri statocentrism, ni za leta zifite imbaraga ku buryo bigenda bisubira inyuma byongera bigenda. Ariko igihari nuko iyo philosophy, iyo ideology yo gushaka gushira hamwe igomba gukomeza absolutely, kandi ibe concrete cyangwa se ibifatika. Harimo gahunda zo kumenya ko abanyafrika tugomba gukoresha resources zacu, kuko ikibazo gihari nuko dufite resources nyinshi cyane, tugatekereza ko abantu bo hanze aribo baza kuziexploita, tugasinya amakontra tutabonamo inyungu ku bene gihugu baturiye kuri zo resources, tutazi n'ukuntu ibyo bintu bizagarura ubukungu mu bukungu bw'igihugu. Reka tuvuge nk'uruhare rwa za diaspora. Hari ingingo nshaka gusubiraho numva arizo zadufasha kugira ngo tunumve Afrika mu buryo bugari, banumve niyo vision kunyesha mu bikorwa. Tuvuge nk'ubwenge bw'abantu baba muri diaspora bose, kubona diaspora muri Afrika ariyo ikontribua gake mu bukungu bw'ibihugu, abo ugasanga za diaspora zabaye abarwanya za economy z'igihugu. Niyo ni imyumvire igomba guhindurwa na ya politike, politike leadership twakomeje kuvuga, governance. Reka tuvuge ko system ya governance imaze igihe yarabaye unique kandi imposed, kandi idafite ikintu kiyihindura kugeza ubu. Dutegereje kuzabona indi model, ni model yitwa demokarasi. Iyo myaka yose tuyimazemo kuva mu myaka za 90, igihe twavaga mu ngoma z'ibitugu tugana muri demokarasi, na n'ubu iyo nzira ntabwo irademara. Reka vuge muri urwo rurimi, ntabwo turahaguruka niba kwe ku buryo twamenya ko guha uruhare umuturage, ubukungu busange, ubuyobozi busange, bitavuze necessarily guhora dusenya ibyo twubatse buri myaka 5. Ubwo guhitamo uburyo bwo kwiyobora, bwo kuyoborwa ndetse tukabihamaho, ni ikintu gikomeye cyane, kizubaka leadership ziri stable, kizubaka za institutions ziri stable, zubake na za economy ziri stable, ku buryo babandi batugana buri gihe basanga izo politike zihari. Indi ngingo ni ya modernization. Icyo nemera nanjye nk'uko Bwana Denis yabivugaga, hari za norms na za values, amategeko cyangwa se principles n'indangagaciro n'imikorere n'imigirire y'abanyafrika tugomba gukomeza kwigisha ku buryo bigenda bihinduka mu myumvire. Reka tuvuge ngo uzagabanye uko guhora ureba hanze, nuko tugomba no kugabanya ibyo tuvana kuri ayo masoko tudafite byinshi dushirayo, kuko bita bigira impact ku mafaranga yacu n'agaciro k'amafaranga. Ubwo bikizwa n'iki? Bikizwa n'ubwo buhahirane hepfo no hepfo, self cooperation muri Afrika. Nicyo bisaba. Reka mvuge andi mahirwe dufite muri iki gihe kugira ngo iyo vision ikomeze, nuko n'ubundi international system irimo ihindura isura. Murabona icyo iyi system iri kuzamuka yitwa BRICS, Ubuhinde, Ubushinwa n'abandi. Ibyo biraha amahirwe Afrika kongera gutekereza mu buryo bwimbitse politike mpuzamahanga yacu, ku buryo twatangira kwipositioninga mu gihe ayo mahanga yose ari kugenda ashakisha uko bagera ku bukungu kamere bwa Afrika. Ubwo ndavuga hano strategic partnership, no kugira amahitamo arenze World Bank, arenze IMF, arenze bira byose, kugira ngo tu accessing capital. Bwana Denis yavugaga, ariko ibyo byagerwaho ari uko abayobozi ba Afrika bashyize hamwe. Exact. Navugaga muri ya vision ikijyamo, nibyo ngibyo bijyamo, kandi nkavuga ko iyo vision wa mugani igomba gukomeza gutekerezwa, kuko hari amahirwe international system iri agenda hinduka, uburyo nabyo bindi twavugaga, aho twabaga tuyoboka gusa ibihugu byadukolonije, akaba ari nabo banatuvuganira muri za system international no muri ya UN no muri IMF, ugasanga nibo babazwa niba dukwiriye kugira icyo dukorerwa. Izi mpinduka ziri kuba muri international system, Afrika gushira vision ku meza birashoboka, uko tutangiye kugira inzira zitandukanye dushobora kubonamo partnership iri strategic, tukaccessinga kuri za capital, tugateza imbere investment. Ariko ibyo byose bizaterwa na culture na languages, gushira mu bintu byitwa ubuhahirane
ndetse icyo twakwita nka psyche nka psychose y'abanyafurika igomba guhinduka usibye abayobozi ubwabo noneho tukagira inzego zifatika kandi ziri stable iyo vision ikaba koko ikintu gifatika kuko vision y'abanyafurika ntabwo twayivuga ubu ngubu kwibangamiwe n'ibyo byose nkaho tukiri muri 45 cyangwa muri 63 tugeze muri iki kinyejana ntabwo twakomeza kuvuga ko bishingiye ahubwo dufite n'amahirwe menshi ubu yo kugira ngo twipositioninge kuri international system irimo impinduka nyinshi kandi itangiye kubona ko icyo bise iterambere rirambye development durable ubu ngubu barasanga durable itarabaye ku buryo umutungo kamere bagomba kushaka muri Afrika. It is right time now. Hari opportunity today to shape this vision ku buryo abantu baganisha ngo ariko no gusangira ubunararibonye no gusangiza abandi ubunararibonye ukareba cy'u Rwanda tugenda tugeraho tukagenda dufashanya buhoro buhoro. Gutyo bivuze niko byagombye kuba. Exact. Navugaga muri ya vision ikijyamo nibyo ngibyo bijyamo kandi nkavuga ko iyo vision wa mugani igomba gukomeza gutekerezwa kuko hari amahirwe international system yamera agenda hinduka uburyo nabyo bindi twavugaga aho twabaga tuyoboka gusa ibihugu byadukolonije akaba ari nabo banatuvuganira muri za system international no muri ya UN no muri IMF ugasanga nibo babazwa niba dukwiriye kugira icyo dukorerwa. Izi hinduka ziri kuba muri international system Afrika gushira vision ku meza birashoboka kuko tutangiye kugira inzira zitandukanye dushobora kubonamo partnership iri strategic tukaccessinga kuri za capital tugateza imbere investment ariko ibyo byose bizaterwa na culture na languages gushira mu bintu byitwa ubuhahirane ndetse icyo twakwita nka psyche nka psychose y'abanyafurika igomba guhinduka usibye abayobozi ubwabo noneho tukagira inzego zifatika kandi ziri stable iyo vision ikaba koko ikintu gifatika kuko vision y'abanyafurika ntabwo twayivuga ubu ngubu kwibangamiwe n'ibyo byose nkaho tukiri muri 45 cyangwa muri 63 tugeze muri iki kinyejana ntabwo twakomeza kuvuga ko bishingiye ahubwo dufite n'amahirwe menshi ubu yo kugira ngo twipositioninge kuri international system irimo impinduka nyinshi kandi itangiye kubona ko icyo bise iterambere rirambye development durable ubu ngubu barasanga durable itarabaye ku buryo umutungo kamere bagomba kushaka muri Afrika. It is right time now. Hari opportunity today to shape this vision ku buryo abantu baganisha ngo ariko no gusangira ubunararibonye no gusangiza abandi ubunararibonye ukareba cy'u Rwanda tugenda tugeraho tukagenda dufashanya buhoro buhoro. Gutyo bivuze niko byagombye kuba bimera mu gukemura ibyo bibazo ariko wanareba hagati ibihugu biraryana ubwabyo ku bibazo byagombye kuba byikemurira bakumva yuko handi hari urabaha amabwiriza yo gukemura ibibazo bafite kandi yari ibibazo ikibazo gihari gikomeye nuko ibihugu byose tuvuga ibihugu byose byo ku isi uko bimeze ubu ngubu ushobora kuvuga uti biri ku meza biriho birarya birasangira birashaka kurya byose ariko biracuranwa ibihugu bicuranwa uzareba no mu rugo kera ubu ngubu sinkibibona ariko kera abana bacuranwaga bakaba umwana w'ijanja agatwara byinshi ukabona ko ahaza imbere y'abandi ntabwo kugeza uyu munsi iyo system yo gucuranwa yari yarangira kubera ko ari ibihugu byadukolonije ari ibihugu binini usubiye no muri system international Eric yavugaga mu kanya kugira ngo tuzahindure uburyo IMF na World Bank bikora ubu ngubu hajyaho BRICS itajyaho cyangwa hajyaho n'ibindi na Afrika ishobora gushyiraho ibyabyo tukareba ko bishobora kumvikana ku buryo hari ikintu twazana ku isoko natwe ba bandi bazakomeza no muri rumwe bafite
bongeyemo n'ingufu kugira ngo bataze kubura ibyo bateruraga. turi intambara itoroshye Dr Ndushabande, uko dushaka igisubizo, uko dushaka kugira ngo natwe tujye kuri ya meza tutaza kwaba dushonje, niko abandi bashaka kugira ngo bakore bishyira kandi bagume kuri ya meza byanze bikunze. Ahubwo rero no kuvuga ngo twagiye tumeze dute, ushobora kuvuga turabanza dukarabe, yagenza agenda ntakarabye, nitugenda tudakarabye bazatunena babireke twibigire twenyine, birashoboka. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga ni uko buri muntu wese agomba guhaguruka azi ko agomba kugenda akagira icyo akura kuri ya meza, ntahave afite inzara, ntahave abantu be bafite inzara. Avuga ati no, wowe nubwo wandushije gufata byinshi, ariko dore ibyo usize ukuntu bingana, dore n'ibibazo duteye, dore ibibazo uteye mu myaka 20 iri imbere niba ntagihindutse. Abantu bakabwizanya ukuri, kuko kugeza ubu ngubu n'abashaka kuvuga ntabwo ntibabona aho babivugira. Nubwo bivuze ntabwizanya ukuri, bamwe ntibashaka kumva. Yego, ongeyeho n'ikindi, hari n'ababwizanya ukuri bagaca inyuma bakabagura bakabagabanyamo ibice, umuntu agakurura yishyirira. Nanone iyo utangiye gukurura wishyira rero ubara umubare wabonye, ni kwa kundi ibyo navuga gucurana ibyo byose birimo. Ukavuga ati igihe mu bihugu 55 byo muri Afurika mushoboye kugura ibihugu 35, ubu wararagije, ni kwa gucurana avuga. Ariko ubona ibihugu bya Afurika atari byo byishyira ku karubanda, n'abandi bakabyinjirira bakavuga ati bano bantu n'uburi ntibasobanutse, nta kintu barageraho. Niba ibihugu binanirwa kwikemura ibibazo bifite, bigize agatebo none ubwo bigende biti. Abantu birirwa bavuga ngo ibibazo bya Afurika ngo abandi biki, nta bandi bireba ni twebwe n'Abanyafurika. Twavuze governance, twavuze leadership, twavuze corruption, everything. N'Abanyafurika, leadership, ubuyobozi, imiyoborere muri Afurika, abafite mu ntoki, mu maboko, nibo bagomba kugira ikintu bahindura. Niba ari ubwo kwita ku ntoki, kwita ku zabo, no kwita ku ntoki z'umuturage. Umuturage ntarahuriye na gestion ya ibyo bintu. N'abayobozi nibo bagomba gufata iya mbere, kandi bakamenya kwibukiranya, bakavuga bati wowe Denis, ibintu uri gukora ntabwo ariko twumvikanye. Mbikubwiye nka mugenzi banjye, ubuze ko muri African Union babishyizeho the peer review. Eske ibintu birakora? Babicishije byarabuze. Kubwizanya ukuri, ibintu uri gukorera abaturage bawe ntabwo ari byo. Ibintu uri uvuga uri mukoresha sirwo, urashaka kwica abaturage bawe gutyo, hanyuma ngo abandi bose bacicike kubera ko hari abaturage bawe. Ntabwo ari byo. Izo mvugo yarabuze. Urabivuga bakaguseka, wabivuga ngo no ngo niwe ni mubahe abatware. No, ibyo ni ibintu bigomba guhinduka. Aho niho ruzingiye, niho tugomba kureba tukavuga tuti byahinduka bite kugira ngo abayobozi bo muri Afurika, abayoboye Afurika uyu munsi n'abashaka kuyobora bakora iki kugira ngo batongera kugwa mu mutego wo gucika mu bice, baciwe mu bice n'inda nini n'ibindi. Ahubwo so barimo bazavamo bagomba kuvamo byazo bikunze. Ndakeka bazavamo Denis, ndakeka ukurikije ibyo ubona biri kuri filime. Kuvamo bamwe biragoye, bamwe birashoboka. Byose iyo ndakeka ko dusubira kuri cya kintu basa avuze ibihugu bishyize ukuntu bigura ibya Afurika, bakavuga ngo kuri 20 naguzemo mfite 20, ibyo ni ibyanjye. Kwishyura ku karubanda, kwishyura iyo ugize agatebo yorerwa mu ivu, niko bigenda. Umugabo ubugabo arabwitera burya, ntawe undi uzaba kugira umugabo, niwe ugomba kubwitera. Rero igihe cyose tutiyumvamo ako kantu
ngo umuntu yihagarare ati mfite umutungo kamere hano ni uwacu ni uwanjye w'iki gihugu ni uw'Afurika abawushaka mwese abashaka ko dufatanye ibikorwa mu bihugu bitandukanye yego muze kuri kondisiyo zikubiye muri aya masezerano mukayakira ariko afitiye akamaro mwebwe icyo gihugu na Afurika muri rusange kandi ibintu tutabireba nk'inzozi kaho ari ibintu bidashoboka no Dubai twese aho tujya kandi uzarebe abantu bajya Dubai kurusha abandi ni Abanyafurika ejo bundi aha muri 45 na 6 na 7 uzashurebe muri Google urebe amashusho ya Dubai ukuntu yasaga Dubai hari amazu y'ibyatsi twajya kwakira muri Dubai ejo bundi muri 45 mu myaka 60 kugeza ejo bundi mu 2000 aho bari bagize uzarebe indege zigwa muri Dubai ziva muri Afurika yose abandi bazibuze abandi babimye visa ahubwo babo bimye visa nibo benshi kuri buri muntu bashaka kujyayo ukibaza muri 40 kugeza muri 50 in fact abantu bari kimwe nawe ukumeze ubu ngubu murabyiganira kujyayo wanasaba bizuka narakara ngo bayinyimye none si waza kagwaje gakora iki kureba iki okay nitugende tugiye maye kuko biba byiza no kwiga urugero aho warubonye iyo turebye ibyo tubijyana hari umuntu wigeze kumbaza mu kindi gihugu twajyanye mu rugendo hanze yo arambaza ariko iyo mukora mu Rwanda bya bintu ko biteye ubwoba abayobozi b'ibindi bihugu iyo batembereye hanze aha bava mu mahoteli bakagenda hanze cyangwa bagwa muri hoteli bagomba gusubira mu ndege bagataha rero Dubai ni urugero rwiza cyane ruri bugufa ngaha Afurika twese tubyiganirayo iyo muhageze ukuri kureba ziriya ndege n'umubare w'Abanyafurika buri muntu kandi afite amadolari mu mufuka Dubai bo bigize ngo yazane ntacyo bitwaye twebwe turi isoko turayakira rwose turayakira ubashyizeho none tubwira yo wazanye uko angana waba wayibye waba wishabano kayazana wowe ufite ngahe uko niba urengeje 500 nyura hariya babyandike neza ariko ubisige hano byose ubihaye hano bisigara hanga ubu twe tunanirwa iki kwigira Dubai hano muri Afurika wambwira impamvu imwe nta ka Dubai kuri akantu kangana kuri kunanirwa kugakora muri Afurika rero twongere turebe no mu China nayo myaka itari ya kera barabakene inyuma yacu ariko bafashe icyemezo ngo nimureke dukore twikure mu bukene twe kuguma kuko ibikenewe turabifite bari benshi reba aho bageze ubu ngubu bamaze kuba abantu benshi ahubwo barasagurira imibare yabo muri Afurika hanga bitareba neza ahubwo mu myaka ya bugufi tuzasanga hari generation yindi y'abana bavutse hagati y'Abashinwa n'Abanyafurika kandi birimo birakorwa iyo nabirebye byaratangiye bisa naho biri no kuri gahunda ntaho umufungwa ufunguziye ukatiwe igihano muri China azinaha akabyarayo akagira gute bityo rero icyo navugaga muri Afurika ngira ngo uko twabigenza kugira ngo tubyigobotore wenda tuganire solution kuvuga yes ni ngombwa guhora tuvuga buri bitavuzwe nabyo bibere ikibazo mugomba guhora muvugana abandi batumva ukomeza uvuga ngaho muri za African Union ngaho muri za regional trade blocks uko ku mugabane ibice East Africa West Africa Northern Africa tukaganira twagomeza tuganira ikiganiro kigomba guhora ariko yo sanga ahubwo strategy imwe nziza no kugira ibireberwaho nk'urugero rwa Dubai natanze tugire muri Afurika ibireberwaho nka 3-4 wafata u Rwanda rwacu hano turishyire kuri level ahubwo n'abaturi bugufi aho nakure bavuga ati ariko reka dukore nka biriya reka mugomba kugira ibyo mukora kwiramanta gusa niko mu France kwiramanta ko Abanyafurika bashyize isoko rusange rya Afurika bizeye ko rigomba kubakemura ibibazo nk'ibyo ngibyo izo ngero urimo kuvuga bazigeraho batarumva neza isoko bwaryo no kurishyira mu bikorwa soko barimo bariyumva uko mbibona rwose bisoko barimo bariyumva buri muntu usanga hari inyota hanze aha iyo ugiye mu bihugu bitandukanye bakubaza ese riteye gute ese amategeko ari genga nayahe ese aho ugiye impungenge nyangira nigeze kuganirira hano mu kiganiro nuko iri soko ritareba neza bishobora kuzungukira babandi duhora dusaba imfashanyo kuruta uko ritugirira akamaro nitwigira abo kugurwa ya bindi
abantu bakwishyura ku isoko ariko banza ubuyobozi imfashanyo iryoha Denis imfashanyo rero akimuhana ngira ngo uwo mugani hose nta mfashanyo iryoha kuko imfashanyo n'imfashanyo wa mugani nk'iryo zina ryayo bagufashije ariko se ufasha utifasha ngo kugira n'Imana yarabivuze ngo ifasha uwifasha ntabwo wakwicara gusa ngo so tuburiye kugira ibyo dukora byiza bireberwaho kandi n'imirongo principles zifatika zigenderwa none se ugira ngo European Union kuri yibona kugira ngo bagere kuri yakumvikana habayemo amahane y'ibirumvikana habayemo gukurana kugira ngo ariko bagera bakavuga ikintu kimwe mureke twikire hamwe tunyunyuze bariye iyo ugeze kutunyunyuza icyo nta mpaka zibamo iyo wagize vote cyose naho bavotinze gucece ariko icyo bacyumvikanaho Afurika iriya kuyinyunyuza ntawe uzayihakanya iyo motion ntawe uyihakanya ariko iyo wageze mu tundi nitugera inaha kubidistribuwa kubigabana neza kugira gute niho haba amahane dushyiraho amategeko ariko noneho turebe European Union bumvikanye bate kugera aho bageze ntabwo bigoye cyane ntabwo bigoye rwose natwe turabishoboye hari issue ya leadership hari mindset change twavuze hari no kwisuzuma ngo turabifite byose dufite land dufite resources dufite labor dufite so capital yewe Dr. Nshabani yize kuvuga ngo gushakisha capital yewe mfite ibyo dufite muri Afrika nta nubwo najya gushakira capital ikwiye kwishaka ikanza ikizana capital ikwiye kunshaka capital nuko turi disorganized gusa capital ubundi ikwiye kudushaka icyo ni nacyo cyagombye kuba kiganirwaho capital ikwiye kudushaka kuko urebye sobanura tugiye kubivuga ngira ngo turi isoko y'ibikenewe tukaba n'isoko y'ibigurishwa niba turi ibyo byombi kuki tutabyikorera kuki icyo nicyo aho n'ubuzingiro n'ubundi icyo rero ni igihe bagomba cyakemuye guhinduka debate igomba guhinduka naho nagiye kujya kuvuga ngo nimureke tujye mu bintu ibifatika ko dufite urubyiruko rwize Uburayi Asia Amerika ko twahagiye ko baduhaye amasomo ko twabibonye iyo tubitahanye tubikoresha iki ubu rero Afurika iri guteza imbere ikintu cya innovation ubu guhanga udushya ariko turazi naho tugana ngo udushya turatugeza kuri ibi tukagenza gahoro yego abantu bagira biteze zitandukanye tugahanga ubwenge turabufite ntabwo tubuze ubwenge rwose Afurika ntabwo ibuze amadisikuru meza arimo academics nyinshi cyane no ayo arahari pe rega uyabura tunasubira mu mateka yabyo wibuke mu kinyejana cya 19 ngira ngo abanyamerika babirabura navuga nka babiri abo nibuka bashyizeho Pan-African movement nka Alexander Cramer na Martin Delany abo ngabo babiri abo kuvuga nibo buriya ibitekerezo bagize byo kuvuga ngo abanyamerika bo birabura ko tureba ibyo twaciyemo uko batugize abacakara n'ibindi uko turiho ubu ngubu tudafite n'uburenganzira bwo gutora icyo gihe tujye hamwe turebe dushaka igisubizo bivaho bavuga ati noneho turebe ukuntu abanyafurika n'abanyamerika b'abirabura twajya hamwe tukashaka ukuntu twemeza ngo inyungu zacu ni zimwe n'izihe dukora iki kugira ngo izi nyungu zigire niho Pan-Africanism yavuye yatangiye icyo bijya nako OAU umuryango wa ubumwe bwa Afurika nuko yashinzwe naho byavuye ayo n'amateka ariho azwi so bigeze muri Afurika urebe imyaka yose ishize ya Pan-Africanism yakomeje kuba theoretical umuryango bawushyizeho yego no mu 2002 wahinduye izina ariko intego yari yayindi kuvuga ngo turebe ukuntu dusigasira ibintu duhuriyeho inyungu zacu nizi abandi bagenda bakicara bakavuga inyungu zabo tutarimo abanyaburayi bakicara bakavuga inyungu zabo tutarimo
ariko tukibagirwa ko natwe tugomba kwicara tukavuga inyungu zacu batarimo. Icyo kintu rwose abayobozi ba Afurika bumvaga ikinyarwanda cyangwa bakurikira isi ya none bari bakwiye kugira kureba ukuntu kabisa bicara bakaganira bakavuga ati ibi bintu kuki tugejeje iki gihe rwose nta kintu gihinduka. Ari abantu bose bakomoka ku banyafurika, people of African descent. Iyo bavuga discrimination uyu munsi baravuga ko umwirabura aho ari hose afite uburenganzira nk'abandi. Durban urayibuka declaration bavuga ati nyabuneka turamagana ihohotera ivangura rikorerwa abirabura. Ibyo ntibyari muri Afurika y'Epfo, niho byabereye, bivayo babijyana i New York. New York bafata umwanzuro w'inama rusange ya Loni kuvuga ngo twemeje ko rwose ibi bintu byo gukomeza kwanga abirabura no kubabuza uburyo n'iki tugomba kubirwanya. Baduhaye imyaka 10. Ngo tugeze imyaka 10 ya African Decade kugira ngo abantu bose baturuka ku banyafurika bose bumve ko tubitayeho, twitaye ku burenganzira bwabo, nta uzongera kubakora discrimination. Imyaka 10 yarangiye mu mwaka hakozwe iki? Ibibazo biracyari bya bintu. So urumva ko nuko ariko uceceka ngo ibijyanye birekeraho no tuzabasitini. Okay, imyaka 10 yarangiye nta kintu mwakoze, nta cyahindutse. Umutwe y'indi myaka 10 mutureke tubyikorere noneho. Ngiye nuko mbitekereza niba byanakunda. Dr. Eric Ndushabandi, abakoronije Afurika baracyumva ko bayikeneye ku buryo bibangamira abanyafurika kwifatira ibyemezo cyangwa se n'ubundi banayiretse nta kintu byari bibatwaye? Yego, hari icyo byabatwara ese kuko ntabwo baba baje gukina. Nta nubwo baza yuko bafite n'amahitamo menshi. Umugabane wa Afurika anywa ngo bazi aho bawusize kandi bataragiye bazi kumeze, bazi naho bakomeje kureka ngo ugume. Okay, mujye mureba ukuntu bimuka bava mu karere kamwe bajya mu kandi. Baza rero bazi neza uko status imeze na potentiel zirimo. Iyo urebye ahubwo n'ubu ngubu binakomeye kurusha n'imyaka yashize uko reba uko bimeze. Iriya transition ni ya terambere bakekaga ko bazageraho noneho tutaba turi relevant cyane kuri bo. Nibyo navuze ko iterambere bagezeho ahubwo riri kubagira very dependent to Africa. Ubwo reka mvuge dependence none mu yindi sense. Iyo urebye artificial intelligence aho turi kugana muri digital, ariyo izagenga ibintu byinshi ku isi kugeza ku byo umuntu yakoraga. Ukareba imodoka ikoresha amashanyarazi, ukareba ikirere, environment n'amashamba. Urebye ukuntu iterambere ryatekerejwe n'ingaruka z'iyo capitalism, barasanga umutungo kamere wabo warashize, wararangiye, uburyo bari kuza kuwushaka aho ukiri. Aho ni muri Afurika rero ngo bazagere, kandi gusubira inyuma ntibashobokeye. Ntabwo basubira inyuma bavuge ngo ntabwo tukigamye muri iyo dependence ku byo tubona bikiri muri Afurika. Bazakomeza aho ntabwo hari ikibazo, kuko na Afurika ntabwo ikeneye kuba isolated. Ahanga ikibazo aho kiri ni icyo bita complex dependence. It is so complex ku buryo utayigobotora ubu ngubu. Uko uhagaze uko ariko kose na biriya bihugu bikize ndetse n'ibyo muri Afurika. Ariko habayeho guhindura imyumvire byakunda, nicyo Denis Karera yashimangiraga. Dr. Ndushabandi, unyemereye na zamo gato aho ngaho. Yego. Ngira ngo umaze gutembera mu gihugu cya China. Yego. Ntabwo wambwira ahantu hamwe
aho umwirabura afite uruganda muri China exactly nta na hamwe. Icya mbere ni uko amategeko yaho ntabitwemerera. Reka nta ahubwo n'iminsi yo kubayo baba bayikugeneye none arenzaho wabihanirwa. Nawe hindukira rero urebe n'aba China bangahe bafite inganda muri Afrika, baratuye n'imirimo baratuye. None se ntahari ndasubi icyo tubuze kuki itegeko ry'iwabo tutarifashe tugahanaguraho gusa China tukuzuzaho Afrika tugakoresha nka ririya. Exactly. So aho ngaho rero niho ndebera ngo muri leadership y'iyo revolution muri Afrika tuhafite intege nke cyane. Twemeye kuba iyo wamenye yigize agatebo masani cyavuze ni cyiza cyane kwigiza agatebo ubwo rero ivu bazakomeza batiyoreramo. Kandi rero kugira ngo twitore ku gatebo hari ikintu wari uvuzeho nyine cya ntabwo twaba isolated. Oya nandi bari ibyo dushaka ariko dushaka ngo muze kuri terms and conditions nziza zumvikanyweho tube magirirane. Muje gushaka umutungo kamere wanyu warashize twebwe turawufite noneho niba mushakira hano ni ya capital navugaga oya dore condition zayo nizi uza witwaje angana gutya uruganda urushyira hano abanyafrika bo hakazi ni umubare ungana gutya imisoro ucyuringana gutya igice kiniki kiguma iwanyu kiguma muri Afrika nuko dukwiriye kureba ibintu kuko ni wabo niko bigenda akebo kagiwa mugarura. Yes ni wabo ntabwo njewe ngeze China hano heshi sindasanga y'uruganda rwo mwirabura aho ushobora kubona umwirabura aba ari umuzamu nabwo kuri gate iriya ya nyuma kuri gate z'imbere aho production ibera nta mwirabura ubaye cyangwa cyangwa yego dote ko kopera wakomeza nagiraga yego niho naringiye wanabivuze bwana Denis. Narimaze kuvuga ko muri iyo kuba bidashoboka ko tuba isolated ngo tubyange twigireyo no kuba narimaze kubiha theory yitwa complex interdependence yagaragaye kuva muri globalization itangira. Icyo naringiye kuvuga effectively nicyo ngicyo dufite opportunity ubu ngubu yo kuba twagira za politiki mpuzamahanga na za policies za cooperation ku buryo tubanza tukagira umurongo uhabye mu bihugu ariko cya kindi kindiba cyangwa se cya basis cy'imiyoborere twihitiyemo gituma tugira leadership iri strong iri visionnaire ndetse ikaba ifite na institutions iri stable. Icyo kimaze kuvaho noneho cyongera gukomera cyane iyo ushizeho politiki mpuzamahanga y'ubuhahirane ishira priorite ku bene igihugu. Mwigeze muvuga ukuntu inama mpuzamahanga nyinshi ziba hanyuma aho mwahuriye ukabona abantu bananiwe kugira icyo bakora mu gihugu. Ni ikintu gikomeye cyane kuko ubundi politiki mpuzamahanga ni urujya n'uruza hagati y'ibiri mu gihugu n'ibiri hanze ikamagirirane kugira ngo uhitemo icyo ngicyo nuko bamaze gushira umuturage ku isonga. Reka mvugishe iryo jambo umuturage w'igihugu politiki mpuzamahanga ikamugiraho direct impact. Nuko wemera ko buri ibyo usinya byose hanze inama zose wemeranyije hanze iyo udafite iyo mind yo kuvuga ngo umuturage w'igihugu cyawe niwe wa mbere politiki mpuzamahanga uragaruka ukumva bitari relevant ko bishirwa mu bikorwa. Noneho byasanga udafite inzego zihamye na sovereignty internal sovereignty ni ukuvuga ubushobozi bwo gushira mu bikorwa ibyo wihitiyemo ibyo wamaze kureba hanze ibyo wemeranyije hanze. Domestication ijyana na sovereignty burya ukavuga ati ndaza kubiadapta ndakora adaptation kuri context yanjye ku buryo bigira aho bihurije na za politike interne ndi mu gihugu bikagira ingaruka bikaba coordinated bikagira ingaruka nziza ku muturage wawe. Cyangwa umwe mu abayobozi b'Afrika baracyatinya aho ngaho rero politike mpuzamahanga nicyo nabanjirijeho gitangira mvuga ngo kugira ngo yazishoboke nuko Afrika igomba kugira vision ya politike mpuzamahanga ikaba doctrine ikaba mahame ibyo Denis yavugaga bikaba ari ibintu udashobora kuvanaho uko wishakiye ku buryo uza ufite akaza asanga ufite ayo mategeko byose biganisha mu guteza imbere igihugu cya naho ubundi izo mbaraga ziratatana bakaza bakestablishinga ni deba wumva mu baturage basanzwe
ko umutungo kamere utwarwa n'abantu baje kwestablishinga mu gihugu. Iyo udafite rero policy ya investment no kubyaza umusaruro ayo mahirwe bikaza byuzanye n'igihugu, baragisahura ukaguma hahandi. Ubwo nicyo turi kuvuga ko muri Afrika hakenewe effectivement izo policies ziri stable kandi ziri strong kandi zihorana monitoring, ku buryo noneho niyo umuntu yahitamo kujya mu Bushinwa wa mugani akazaba ariyo expertise ujyanyeyo. Ariko gushira uruganda Kigali ukarushiraho uzi neza ko matière première izava mu Bushinwa nanone, icyo uzunguka yenda ni medevre muri Afrika ishobora kubiri hasi. Ariko ni kibazo nuko bitazajyanirana n'ubushobozi bw'abize mu Rwanda ngo bakore muri za nganda, ukabona uzanye wa Mushinwa ngo akore muri rwa ruganda. Ubwo urumva ko programme y'amashuri nayo na private sector na investment birajyana na ya reforme y'amashuri, abanyeshuri bakora kwimenyereza umurimo mu nganda mu bikorwa bifatika. It's a very holistic approach kugira ngo wa mugani wa Afrika ihagarare yemye. Mu nteruro rimwe turimo gusoza, ibyo bibazo byose Afrika ifite biroroshye, ni urugendo rworoshye rwo kubyigobotora cyangwa se bizasaba urugendo rurerure rwo kubanza guhindura imitekerereze? Kiragoye, ariko navuga ko ubu ngubu byoroshye cyane kurusha mu myaka yashize. Ntabwo tugifite imiyoborere muri Afrika yateretsweho n'abakoloni, nubwo tugifite direct colonization cyangwa se ubuyobozi bw'abakoloni buri established mu bihugu byacu. Ariko hari imyaka 60 irahagije. Urabona mu bihugu bimwe na bimwe ko tutangiye kumva ko Afrika n'agaciro k'ibihugu byacu n'abene igihugu aribyo bigomba kujya imbere yuko amahanga aduhitiramo ndetse akaza kadukoreramo, yaba muri bank currencies cyangwa se amafaranga, yaba mu buryo tugena ubukungu bw'igihugu. Ibyo byose uragenda ubona ko hari intambwe yatewe. Icya kabiri, opportunity twavuze iraduha amahirwe yo kuvuga ngo urwo rugendo rushobora kutaremera cyane nk'imyaka yashize. Tubonye ukuntu urujya n'uruza n'inyungu z'ibihugu bitandukanye ukuntu zimaze kuba divided and subdivided, ni ukuvuga biriya byose bya BRICS biri kuzamuka, akarere ko muri Aziya katangiye kuba hafi ya Afrika kurusha mbere. Biraha amahirwe Afrika ko haba imbarutso yo kugira icyo dukora, ariko bizatangirira cya kindi twakomeje kuvuga, guhitamo imiyoborere itubereye kandi imiyoborere iri inclusive kandi ubukungu busangiwe na bose, uburyo havamo n'imbaraga zo kububyaza umusaruro ariko bifite inyungu umuturage. Iyo base nimara kubakwa, rero tubijyane mu gusangira iyo vision commune, ariko na reforme zigomba kuba muri African Union zatangiye ariko zitaratanga umusaruro. Niyo nzira yonyine twanyuramo. Murakoze cyane. Denis Karera, amasegonda 30, hari ahandi ubona hakenewe umwotsi kugira ngo abanyafurika bumve ko Afrika ari yabo? Cyambere tukangukirwe, dukomeze tuvugane, tukangukirwe ko dufite ikibazo kandi dufite n'amahirwe ari mu ntoki zacu, kandi iyi chance ikomanze rimwe, kandi yari chance nziza cyane, dukwiriye kuyibyaza umusaruro. Isoko ryatuganiye ryatugenewe ni ryiza cyane, dufite chance itabaho kuri guhinduza yitwa paradigm shift, guhindura Afrika rwose. Ubu nicyo gihe, nicyo navuga. Rero abari mu nzego z'ubuyobozi bakwiriye kubyumva gutyo, ariko dukomeze tuvugane, ariko tuhagire n'abashyira ibintu bimwe mu bikorwa, abandi babirebereho. Yego, Ambasaderi Mutabona, amasegonda, kwitana ba mwana kw'abayobozi b'Afrika. Bakwiye kwibuka ko umwe muri wese ajya abwira mugenzi wawe ati wowe nta ngufu ufite, nanjye ntazo mfite, ariko tugiye hamwe dushobora kugira ingufu. Ubufatanye bw'abanyafurika burakenewe, kandi bukenewe ejo n'uyu munsi, wenda bw'ejo hashize n'uyu munsi. Ibintu n'uyu munsi ntabwo ari ejo cyangwa se ejo bundi. Bashyire hamwe abanyafurika bakemura ibibazo bafite, bishakemo ibyo bisubizo. Tumve ko hari abandi bazaza kubakemurira ibibazo. Ambasaderi Mutabona, mwakoze cyane. Mwakoze cyane n'abadukurikiye. Nabo ni benshi cyane. Denis Karera, mwakoze cyane. Mwakoze namwe badukurikiye mwese. Nabo ni benshi cyane. Dr. Ndushabona, mwakoze cyane. Murakoze cyane Radio Rwanda. Yego.